Yego shalom umva mba numva nazibahata shalom amahoro indamukanyo y'amahoro shalom gira mugenzi wawe ngo shalom amahoro gira mugenzi wawe ngo urasana imana karemba ndagakora shalom twabasuje ubwo nyine n'ubu bandimwe inshuti zacu dukunda umuryango wacu mugari muraho turongeye turabashuje cyane amahoro y'Imana abane natwe twese amahoro kubari hafi mwese inshuti zacu shalom ugeze gutya iburasirazuba naha iburengera bwaryo abo majyepfo nabo majyaruguru turabasuhuje abo hagati yambi abibugeze abo mu murwa hagati turabasuhuje abo ku ifishi turabasuhuje kandi tubabwira ngo ni kwa kundi ndumva ufite guseka nuba naseka meze neza cyane ariko reka nkubaze meze ute meze neza cyane ndashore uzi umuntu kubaza ngo umeze neza kari mwirira ubwo se koko umusubize ngo kira ariko meze neza meze neza cyane ndashimira Imana shere wanjye meze neza ndashimira Imana ahubwo wowe bimeze bite meze neza ndashimira Imana n'ukuri none mwebwe mumeze mute tubifurije kusubiza ngo tumeze neza kandi imvugo ikaba ariyo mpamo buri mwe wese ahantu ari ahari hose ukuri kose turakwifuriza amahoro ibyo waba uri ibyo wiriwemo ntabwo twakwirengagiza ko nyine mu isi tuba turi guca mu bintu bitandukanye abarwaje abarwaye abantu baba barwaje n'abarwaye turabwe mwihangane abari mu bihe bitandukanye bitoroshye yego twavuga ijambo rimwe rivuga ngo nimukomere tukavuga ngo Uwiteka abarebe neza abarebe icyoroshye nukuri abarebe neza abashiremo imiyaga niko bavuga mu mvugo zo nukuri ibyo ngibyo tubifurije bivuye ku mutima yego nanjye Uwiteka nshyiriremo imiyaga ako sibyo dona Uwiteka gashiremo imiyaga ariko nukuri ubundi muzajya mwifuriza abantu imigisha mutayihereyeho dona Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha nawe vuga izina ryawe uyatureho ibyo ushaka amena ni kakagaruka tubatuje mu muryango tubatuje gususurutsanya kumarana irungu kubwirana amakuru kuko ni byiza nibwo buzima bwa buri munsi yes hari igihe rero burya abantu dushakishiriza ibinezeza hirya nivuga hirya aho yakuri ariko burya muri ibineze kuko ibinezeza umuntu n'ubundi bituruka mu muntu cyangwa bituruka ku muntu ni ukuvuga ngo ayo wifuza umunezero uvuga uti umunezero wanjye nuko naba mfite wenda tuvuge urugero nuko nabona ibyo nifuza tuvuge wenda amafaranga ibyo kurya ibyo ukeneye ariko burya birya bintu aho uzazenguruka hose ushakisha ibyo bintu uzasanga bituruka ku wundi muntu ndabeshye nibyo uvuze ariko neza ni ukuvuga rero bivuga ngo impamvu nari mbivuze ni uko ibinezeza umuntu n'ubundi ari we biturukamo ni ukuvuga ngo ibyo urimo kwifuza amafaranga dore ko ariyo yagafashe ibyo wifuza byose hari undi muntu urimo kubikora hirya cyangwa ubikorera ahubwo uburyo isi iteye n'imikorere y'ibyo bintu byose bikazaza bikakugeraho bivuga ngo nawe hari undi muntu urimo kurira yifuza ibindi bintu runaka cyangwa se bisa n'ibyo nawe wifuza nyamara bizamugeraho ari wowe biturutseho ubwo icyo bisaba ni iki kunga ubumwe
sibyo nicyo nkuyemo kuzuzanya kunga ubumwe ariko gukoresha no kumenya neza uko ugomba no kumenya wa muntu ufite ibyawe icyambwira ako muntu ufite ibyanjye shawe ariko narageze ndabona uyu muntu buriya wicaranye ibyanjye nirirwa nsenga ariko burya nawe hari ibyo undi ufite ahubwo burya ibi byose biterwa n'igihe n'uburyo nyine buri muntu ahagarara mu nshingano ze kuko reka nkubwire ahita mfatiraho iyo uri umunebwe burya hari abantu uba ufatira ibisubizo byabo kuko burya buri muntu wese njye nizereramo ko ahantu uri hari inshingano aho hantu uhafite ugomba gukora ariko hari igihe ibibazo cyangwa n'ibyifuzo byawe biganza za nshingano ugomba wakagombye kubanza kureba ahubwo ntugasimbuka ugahita ujya mu mwanya wo kwifuza niyo mpamvu uzasanga abantu benshi cyane reka uzasanga abantu benshi cyane baba mu buzima bw'amaganya mfate urugero reka mfate ahantu hakomeye ariko nanjye naje gusobanukirwa ugasanga nk'abantu ndafata urugero wenda ruri sensitive ariko murwumve neza abantu dusenga ugasanga umuntu arasenga which is good ari ikintu cyiza ni ikintu cyiza kuko ubuzima bwose bugomba gushingira ku gusenga icyo ngicyo cyo ndagira ngo nkigire neza ariko mbivuze nk'urugero kugira ngo turwumve ugasanga umuntu yibe cyangwa se ari mu buzima bwo tujye nk'urugero rw'umusore umusore ufite imbaraga umusore ufite mu mutwe hatekereza umusore ufite imyaka ndetse ikiri mito niyo mpamvu umusore ugifite isi imbere ye noneho akaba anasenga noneho muri wa mwanya wo gusenga ugasanga uramutse umushyizeho igipimo cy'amasengesho asenga uhereye kwa mbere w'ukwa mbere ukageza ku cyumweru w'ukwa 12 ugasanga ahanini ijanisha wakora ugasanga amasengesho ye buri gihe namaganya isengesho ari mpa icyo cyumva navuze ngo kiri sensitive ariko ni urugero nafashe icyo nshaka kuvuga ni iki ugomba kugira igihe cyo gutekereza ukavuga uti ariko ibi bintu ubundi bikorwa biti iki kintu ndimo gusengera ikintu ndimo gutekereza cyangwa iki kintu ndimo kwifuza ni ubundi ni izihe nzira kibonekamo kuko niba urimo gusenga uvuga uti amafaranga mana mpa amafaranga mana ndakwinginze mana mpa umugore mwiza mana reka mpite nkomozaho ndi umusore ndimo ndasenga saba ngo imana izampa umugore mwiza hari n'abazi kumudekiriva cyane kumudekiriva uretse se wumva ukamushushanya koko ibyanjye ni amahirwe koko naramubonye narakubonye kandi icyo nasabye Uwiteka nicyo yampaye bivuga ngo buriya ahubwo nshobora kwinaka amanota buriya hari ahantu naje ntabwo navuga ngo nabigenje neza 100% ahubwo buriya ibindi mo kuvuga bishobora kuba byaragiye bimba ariko nkagenda niga mfunguka nkamenya yuko gusenga ni byiza ariko ntabwo ngomba guhora nsenga ngo numve yuko ngomba gusenga nsaba Imana ahubwo Imana mpa umugore mpa amafaranga mpibifatika oya ahubwo Imana mpubwenge mpa no kumenya gukoresha ibindimo umpe n'imbaraga kuko dusenga dusaba imbaraga ntago ari zo kurwana nta nubwo ari zo kuvuga gusa ngo gusenga ni zo gukora kuko ibyo ni ibintu ndetse Imana yaduhaye kugira ngo tubikoreshe ibisubizo bimwe na bimwe tuba tuyitegerejeho igire gute bisohore kuko iba yarabitanze nari mbivuze rero yuko tugomba kumenya mbere na mbere yuko ibisubizo bya societe ibisubizo by'umuryango ibisubizo by'abantu biri mu bantu bivuga ngo ufite ibisubizo by'umuntu runaka ushobora kubura gusenga kimwe nuko ibyo wifuza hari undi ubifite ahubwo wowe urimo urakora ute kugira ngo hatazagira umuntu uhomba ku gihe cye urimo urakora ute kugira ngo ibyo urimo gukora bizagirire umumaro kuko iyo usobanukiwe imbaraga zawe ukamenya naho ugomba kuzishyira
ukazikoresha wa musaruro niwo uzagira umumaro uhereye kuri wowe ugakomeza n'abakuri iruhande ukazamuka nibyo twita itera mbere. Ako kantu wakumvishe iyo filozofi wayumvishe ngakomeza naba mbisobanura kureba nk'ucanganyikiwe arareba nk'ucanganyikiwe ndakurahira ndumvishe neza ntabwo mbizi ariko niba nibajije niba ushaka kuvuga biciye muri make ufite ikibazo mbaza none ndashaka kumenya kuri urwo rugero wari utanze ibintu bwo gusenga eske ushatse kuvuga nyine ko tutagwiye gusenga gusa ntidukore cyangwa I don't know ntabwo aha urakoze kuko aho ngaho ushobora kuba utacyumvishe neza kimwe nuko hari ushobora kucyumva agahita avuga ati uriya muntu arwanyije ibintu byo gusenga akabikobantaho uko utariko no icyo navuze ni iki senga ariko natanze urugero kuko hari abantu bamwe bahora ku kintu cyo gusenga isengesho ryabo kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru ari iry'amaganya gusa nabivuze yes ahanga ndimo ndavuga ngo no ahubwo tera imbere mu bitekerezo tera imbere mu bitekerezo kumenya ibyo usengera ukamenya no mu gihe cyo kubisengera ahubwo harukira aho ngaho yego ngira ngo hari n'ibintu dusengera kandi mu by'ukuri dufite ubushobozi bwo kubyiha biri muri twebwe kabyara imfura n'ubuheta utarukwiye no kwirwa urusha Imana kandi Imana nyine yarakuremye iraguha ubwenge iraguha imbaraga iraguha amaboko iraguha uburyo ibyo bintu wabikora bikemera yego ariko wowe aho kugira ngo utere intambwe ugende ujye kubikora bivemo zanyu ngo usabe Imana uti Mana mfasha mbishobore mbikore neza ahubwo uri kugenda uyisaba ngo Mana nkeneye iki kandi icyo kintu ukeneye kiri muri wowe sibyora ngo siko turi ku murongo umwe mva musururu umwe ya nge urakoze kunyumva neza dusenge ariko tunamenya yuko tugomba gukora kuko gusenga uvuga ngo ni nko gusenga usaba amaboko kandi amaboko urayafite ubundi reka nkubwire ngiye reka mbabwire nabwe ntimuzandambirwe nagize umugisha udasanzwe ngita umugisha udasanzwe wo kuba Imana yarampuje n'umubyeyi Apotre Mignone Alice Kabera akaba ari apotre wanjye akaba ari pastor wanjye umva aranyigisha nkafashwa nkabikunda noneho usanga ibintu atwigisha ni Bibiliya ariko noneho iza muri pratique sibyo nubwo icyo kintu uvuze ejo muri twe turi kwiga ku kintu cyitwa Maria na Marita urumva nukuvuga ngo hari uriya we ukunda kujya gutegura we arakunda gukora ariko ntabwo akunda gusenga sibyo hari noneho nundi ukunda gusenga ariko nagashaka gukora ariko aba bantu bagomba kugira iki kuzuzanya bagomba kuzuzanya kubera ko ntabwo twasenga gusa ntidukore nkuko tutakora gusa ntidusenga uretse ako kantu Maria akunda gukora hari Maria na Marita twari turimo gutekereza Maria yakundaga ijambo kumva ijambo mu yandi magambo gusenga yakundaga ibintu byo mu mwuka byo gusenga kwibera kuri Yesu naho Marita akumva ko icyayi kigomba kuboneka teka yashyashyanye kugira ngo yakire abashyitsi uribuka ko muri izo nkuru hari naho Marita yakomplainze aravuga ati se umwigisha wakohereje umuvandimwe ntureka imirimo ari myinshi akaza akamfasha ariko Yesu aramubwira ati no uyu nguyu arimo arashaka ibintu bitazarangira uri kumva ariko rero icyo dushaka kuvuga ni iki icyo twari turi kuvugaho ni iki nuko nyine ibi bintu bibiri biruzuzanya kuko iyo uri mu gusenga ari Maria wari uri mu gusenga byanga bikunda bari bategereje niyo damage ya Marita urabyumva noneho urumva ko ikintu hananiza amakana burya n'abantu kuba ari Marita wibereye mu byo umukozi na Maria wenda dufata urugero wenda reka twe kurutindaho ariko ikigaragara nuko
muri bya bintu bibiri nanone iyo bituzusanije cyangwa se bitagize bishobora kuzamo icyo kugira gute ibi bintu kuzamo gushwana turabikeneye byose byose kwiga ukuntu bibalansinga kubera ko icyambere tuzi neza ko ubuzima bwacu ntabwo twiremye umwuka duhumeka ntabwo twabihaye waba wemera Imana utayemera ariko nagira ngo nkubwire yuko kuba uzi ubyuka ukabona uriho ntabwo ari ibintu ujya kugura ntabwo ari imodoka ujya gushiramo fuel sibyo so ni ubuzima twahawe n'Imana bivuga ngo hari Imana tugomba kuyubaha kuko yaduhaye ubu buzima ariko nanone ntabwo twahora mu gusenga gusa ngo tubure gukora yaguhaye ubuzima ubukoresha ubwenge iguha n'ubushobozi n'umutima nama ubikoresha none ibi bintu rero iyo ubihuje nibyo bivamo inyungu nyinshi ukaba uriho mu buzima bukijijwe bukiranutse kandi noneho bunakize bukiranutse ariko buriya gukiranuka nabyo icyo kintu twakivuga bushaka gukiranuka ubuzima buharanira gukiranuka reka mvuge gutyo kubera ko n'ubundi ntabwo muzi ko atarabakiranuka ntabwo mbapfobeje ntabwo nzi ukuntu bigora ariko tugomba ubundi ijambo ry'Imana ukuntu bivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ariko ubuntu bwa Kristo nibwo bwaducunguye ni ukuvuga ngo rero tugomba kubaho muri ubwo buzima bushaka Imana ariko bukanakora iyo ibi bintu byose ubihuje kimwe kibangamiye ikindi hazamo bigira inyungu nyinshi ariko iyo kimwe kitsikamiye ikindi urabwinjira in one way or other niho ushobora gusanga wa muntu wibera mu rusengero ariko ni umukene kubera ko ntashaka gukora arumva yuko nzasenga Yesu azampa Yesu rero tumubona ibi tubyumvikane hatagira umuntu wumva yuko tumubujije gusenga ariko twagira ngo ni gusenga ntabwo kuko hari abantu bahita bumva ikintu hari abantu bahita bumva ikintu ati turagitsikamaho kuko gusenga nibyo byose byubakiyeho ubundi ngiye cyo navugaho ni ukumenya uko ujera umwanya wawe ukamenya ukuntu ubuzima bwawe nyine ukamenya igihe cyo gusenga ukamenya n'igihe cyo gukora kandi ikintu cyose ukagikora bikahuramo neza kandi ukamenya n'icyo ugiye ahubwo mu gusenga kwawe sengera umushinga tegura umushinga burya n'ikintu hariho no kugira kuko mu buzima turimo ugomba kumenya niziye ubuzima turimo nubwo kurya ubuzima turimo nubwo kwambara ubuzima turimo nubwo inshingano runaka ugomba birakwiye yuko abantu niba tugiye no gusenga urumva nicyo cyahise kiza ubwo nyine uyu munsi tugomba kumenya ubundi turasengera iki turasenga gute turasengera niziye ntego niwo mushinga dufite tegura umushinga kandi burya iyo ufite ikintu cyose giciye mu mucyo uko urimo kugitegura ukoresha n'ubwenge bwawe mpamenya yuko iyo Yamana yo ariyo igushyigikira ikagushyira uhereye mu bitekerezo ikagushyira ushyira mu bikorwa wandika cyangwa se utekereza wakandika gira gute noneho kujya gutangira mu bikorwa niho igenda igucira nibyo twita gucira inzira igucira inzira Imana ngo munyereke imigambi yanyu gusenga rero nta mugambi bure gusenga nta mugambi ntago ngewe ntago ari byiza reka birashoboka kuko tukazegera mu ijoro ko gusenga nta mugambi ntago ari ndira Imana n'ijambo rya Imana igidufasha iduhe no kuryiga buri munsi kuko riradufasha naje gusanga ikira gitabo cya Bibiliya kiri ni printing y'ubuzima tubamo umunsi ku wundi ni kalenda niyo mpamvu n'ikintu cyose uvuze uhita ubona ahantu kiri urabona nk'ibyo ariko urimo uravuga ukuntu muri Bibiliya handitse ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi wagiye gusaba nta migambi ufite wa mugani utateguye wumva ko ibyawe ari ukugirira ubwo bote niyemeje kuba imbere y'Imana niyemeje kuba igitambo ariko uri gutamba iyihe migambi ese reze turi kubonamo nizihe uri kumva turasaba turasaba ntiduhabwe kubera ko dusaba tutazi nyine uko dusaba ko byaryoha ariko nakagaruka reka tujye twiga gake ariko ikintu tuba dukuyemo ni iki bantu bacu nge ndumva mfashijwe cyane kuba both Marita na Mariya
nkamenya gusenga ariko nkakora amaboko mu mufuka nkakora kandi noneho no gusenga nkasaba Imana kugira ngo ari inyobora muri ibyo ndi gukora kubera ko nanone ntitwirengagize ko hari igihe tuyoborwa n'amarangamutima yacu urumva ukabona ikintu nyine ukumva urashyushye uti yeee dega business ifite diri ishyushye reka njya gushora kabisa iriya business izunguka ariko kubera ko ntiwanabisengeye ntiwigeze ufata plan ngo ubyigeho neza ntiwafashe igihe cyo nukoresheje n'ubwenge bw'umutima ngo ushyire ko amarangamutima icyo gihe arakuganza ugahita uvuga uti ibiriya bintu irani mari ishyushye reka njya kubikora kubera ko runaka byaramuhiriye uri kwibaza so ugahita ushora iyo ufite akabarahiye mana we byagiye bimbaho nge byambayeho ibi bintu mbabwesha nukuri byambayeho ntago mbabeshya Imana izabindindira ntibizongere ubwo butaha uzatubwira n'ibyo uzabitubwira ari ngombwa ariko ko byambaye amenya byarakwabaje ibintu udashaka no kuvuga uyu muntu ibintu byamubayeho urumva wagira ngo ukuntu ngiye umwegereye ndabona yicuza avuga ati shati ibyambayeho sharuha ameze nka kibihira ibyambayeho mperuka nshorogotora ngo we learn from mistake twigira ku makosa ariko nagira ngo aho ngaho ikintu nize ntago napfa gukora ikintu just kubera ko uwo ari we wese waza akakimbwira nanjye ngomba kubanza kwicara nkagitekerezaho nkafata umwanya ibyo nibyo bita kwirinda kugendera mu kigari nkumva niba umutima wanjye uhamanya n'ubwenge bwanjye ko ibyo bintu nabikora ukagisha inama aho ubona bikwiye muri make reka dusoze ariko icyo wenda ako twakuramo niki ugomba kumenya yuko muri wowe harimo ibisubizo bya mugenzi wawe kandi buryo ibisubizo bijya kuba bya mugenzi wawe biba byabanje nawe kuba ibyawe hagati aho wowe witse ibisubizo byanjye gira vuba bya mbere se ntiwabibonye Gumana yake uragira ngo uve mu mwenda wose nakubwiye ko nakusezeranye ko nzagora mu mwenda kuko nkwishyuye bikarangira nzagora mu mwenda okay nawe wenyine ni wowe wenyine hari imigisha Imana ibidufitiye imigisha myinshi buriya hari umuntu ubitse ibidolari byacu maze buri muntu wese wo mwumvishe umushonje ariko nibyo none se kutavuga se wavuga ngo hari umuntu mbikiye ibijumba wenda tuvuge ngo cyangwa se ibirayi gusa cyangwa ibishyimbo gusa amafaranga okay uwiteka abaho umugisha uwiteka amafaranga uwiteka aduha ubuzima aduha ubwenge aduha urukundo hariho n'abantu batagira n'inama ko bamugisha inama akakuyobyaho kukuyobora cyo kintu tuzakivugaho kwikunda no ishyari n'ubu mu kinyarwanda nabyita ngo selfishness kumva ishyari reka twe kugitindaho reka dusezere turabakunda turabifuriza ibyiza ibi bintu tuba tuvuga ibyo ari byo byose ntabwo waburamo ijambo rimwe cyangwa se abiri mu muryango ntabwo waburamo kandi ikintu twifuza ntukumve gusa ngo mve nk'ikiganiro kirarangiye ahubwo uvuga uti niyo kaba akajambo kamwe reka ngende nkakoreho umukoro nkatekerezeho kuko ntabwo ibintu tuba tuvuga ari gusa ahubwo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe umunsi ku wundi ubuzima bwa buri munsi mu mateka mu buhamya bw'abantu batandukanye ariko tugenda twiga kandi kwigira mu makosa nibyo bidukuza nk'uko umwana bimugendekera Imana ibaho umugisha ni Ado Vibes umuryango mugari uharanira kwaguka uharanira gutezanya imbere mu buryo bwose bushoboka Uwiteka aho umugisha dusezeranya yuko tuzajya tugerageza umunsi ku wundi dusangize dutangane ibitekerezo kugira ngo tugere kure ciao murakoze cyane kutwumva turabakunda nakagaruka yego we ntaginginga ntabwo mbikora do ciao turabakunda